narwaye natekereje cyane buri cyo gukora, ariko nanone ntakundi kankomeze ndwane ninanirwa. Nibura iyi video umuntu uzaba warayibonye azamenye ko nari naratabaje mbere yo kunanirwa. Ndacyakora uko nshoboye ku mashuri, abana barampamagara. Ubu aba bana bamaze gukura, bazabona izi video bibatera ipfunwe, ariko niko isi imeze, nta kindi nakora. Ariko kuyakira. Mbibutsa ko umudamu wiwe afite uburwayi bw'impyiko. Murabizi ko umuntu urwaye impyiko rwose, impyiko ari uburwayi bukomeye cyane, bisaba ko bayisimbuza indi nyine. Murumva ko bitaba byoroshye, rero ariyo mpamvu abatabaza kugira ngo mube hafi nka Minisiteri y'Ubuzima. Rero murumva rero uko byasa kose, mwese namwe mugifite ubushake bwo kuba mwamufasha, turabashimiye cyane. Haleluya. Berekeza muri Canada aho bita Vancouver, bafite concert, bafite igitaramo rwose gikomeye cy'imbaturamugabo. Bakunzi ba Mbogunesi TV, ndabasuje ndabaramukije cyane, ndabifuriza kugira umunsi mwiza ku bantu mwese mudukurikiye muri bihugu bitandukanye, yaba u Rwanda, Burundi, Congo, Tanzania ndetse na Kenya. Abasuje cyane, ndifuriza kandi umunsi mwiza ku bantu mudukurikiye muri bihugu bya Afrika y'Amajyepfo, harimo Zambia, Malawi, Mozambique ndetse na South Africa. Mwese mwumve mwikaze. Nsuza kandi abantu mwese mudukurikiye muri ku mugabane w'i Burayi, ku mugabane wa Amerika, mu gihugu cya Canada. Ndasuza kandi abadukurikiye bari mu gihugu cya Indonesia. Mwese mwumve mwikaze. No mu gihugu cy'Ubuhinde ndabibona mudukurikiye cyane. Rero iyi mukurikirana ni Mbogunesi TV, nge mugiye kubana nawe mu kiganiro ni Hagenimana Adolphe. Twagarutse rero tubashimira uburyo ki mukomeje gukora subscribe, rwose ni iby'igiciro cyinshi. Imana ibampera umugisha, abantu banjye bakadasohoka cyane rwose. Uyu munsi rero nta kindi tuje tubagezaho, nta kindi, ni ikiganiro kivuga kuri Theo Bosebabireba. Mu by'ukuri Theo Bosebabireba nk'uko mwagiye mubikurikirana ku matelefone yanyu, nta kindi kiriho, ni uko afite umudamu we umerewe nabi cyane, nk'uko mugiye kubyumvira hano mu nkuru, mu kiganiro yanyujije kuri channel yiwe. Mugiye gukurikirana uburyo ki abisobanura uko bimeze. Indirimbo nshango ko tutaziheruka, nimubanze mumenye ngo mfite ikibazo cy'umudamu urwaye urembye, dusigaye tumara gatatu adasinzira, akava kuri dialyse akarara areba, akirirwa areba, akongera akarara areba, agasubira yareba. Hakagira ibindi bimenyetso ntavugira hano kuri kamera binyereka ko ibintu bitameze neza. Hakiyongeraho ko njya kuri dialyse ngomba kwishyura amafaranga y'indengakamere. Bantu b'Imana rwose, murumva rwose uburyo ki Theo afite agahinda k'umudamu urwaye rwose umerewe nabi, akeneye ubufasha kuri mwebwe. Nge nawe hari icyo twakora kugira ngo tubashe kumufasha, kuko Imana yaduhaye ubushobozi bwo kugira ngo nimba bwa ubushobozi bw'amafaranga kugira ngo ugire ukuntu wafasha abantu bababaye se cyangwa abashonje. Mu by'ukuri rero Theo arabatabaza cyane rwose ku bantu babifitiye ubushobozi, mugire uburyo ki mumurwanaho, umudamu we rwose agaruke mu buzima bushya nk'uko Theo rwose arimo abibasaba. Mu by'ukuri Theo ni umuntu navuga ngo mu by'ukuri yakoze umurimo ukomeye cyane. Hari indirimbo nyinshi yagiye aririmba zagiye zifasha abantu, zirubaka imitima y'abantu benshi batandukanye.
hari n'abo zagiye rwose zirokora zikabakura mu bubata bwa Satani, aho bari bari mu byaha bikomeye, abari bari mu businzi, abari mu biyobyabwenge. Ibyo byose ni ukuri indirimbo ze zagiye zibohora abantu benshi, zirabubaka. Sinumva rero ko yagera kuri uru rwego ruko Theo yatabaza akabura umwumva. Mu by'ukuri rero abantu mwese mwagiye mwumva message yatambukije, twababwira ngo ufite icyaho yamufasha kugira ngo basi nawe abone umudamu agarutse mu buzima bushya nk'uko abyifuza. Ni ukuri birababaje kandi byaba bibabaje kubona Theo yaba ari gutabariza umudamu we gutya akabura umufasha. Kandi rwose tuzi ko hano muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda harimo abantu bafite ubushobozi bwo kuba bafasha umuntu. Rero mu by'ukuri twese duhagurukire hamwe turebe uburyo ki natwe twakora ubuvugizi kuri Theo. Nk'uko nanjye muri iki kiganiro mbashije kugira Humble Goodness TV, nanjye rero Adolphe mbashije kuba nakora ubutabazi bw'ibanze binyujije kuri channel yacu ku badukurikira n'abazadukurikira iki kiganiro, kugira ngo bazagira icyo bafasha umukozi w'Imana, umuririmbyi w'Imana Theo, bose babireba. Rero nta kindi nabifuriza rwose, ndabifuriza kugira umutima ufasha kugira ngo nawe rwose azabone ko afite abantu bamukunda kandi bamuri inyuma bamushyigikiye, kugira ngo umudamu we abashe kugira gute koroherwa. Rero mu by'ukuri nshimira cyane, hari abantu yagiye avuga bagiye bamufasha, nanjye ari abo maze kugenda mbona rwose, mwitwa Apotre Mignone rwose yaramufashije. Numva ko Theo ari aho yageze aravuga ati rwose uriya mama ndamushimira cyane, kuko yewe ntago ari ubu ngubu abikoze, n'ubundi asanzwe ankandira akanyenyeri. Urumva ko twamushimira cyane Mignone kuba hari ikintu yakoze kandi akaba anakinabikora byinshi. Mu bandi rero nashimiramo uwo nabonye yitwa Muchoma, nawe yaremeye rwose amafaranga yari afite kuri uwo munsi wo kuba yagira gutya ngo wenda ayakoresha ibindi ugati bitewe n'akababaro numvishije ka Theo, nanjye amadolari ndamwoherereje. Nabonye screenshot yiwe rwose hagezemo 100 birenga. Hari n'uwitwa rero Gasuku, nawe rwose Gasuku yakoze iyo bwabaga rwose, aravuga ati uyu mukozi w'Imana, umuririmbyi uririmba indirimbo z'Imana rwose nanjye reka ndebe uburyo ki namuremera, nawe amukandira akanyenyeri. N'abandi benshi Theo azaza, kuko ni nyirubwite niwe uzaza avuga ati rwose abangaba ndabashimira bagize gutya na gutya. Nasaba kandi ko nka Minisiteri y'Ubuzima rwose yagira ikimufasha kugira ngo umurwane w'umudamu we arebe ko yakira. Mbibutsa ko umudamu we afite uburwayi bw'impyiko. Murabizi ko umuntu urwaye impyiko rwose, impyiko ari uburwayi bukomeye cyane, bisaba ko bayisimbuza indi nyine, murumva ko bitaba byoroshye. Rero ariyo mpamvu abatabaza kugira ngo mube hafi nka Minisiteri y'Ubuzima. Rero murumva rero uko byasa kose, mwese namwe mugifite ubushake bwo kuba mwamufasha, turabashimiye cyane. Mukomerezaho, kuko nabonye ko twese twishyize hamwe tukagira uburyo ki dufasha umuntu birashoboka cyane, kuko abishyize hamwe nta kibananira. Wa mugani w'umusaza waciye umugani awucira abana biwe ukuntu yafashe inkoni akazishyira hamwe, abwira umwana ngo atazivune bikanga, umwana agashyira ku ivi agashyira hehe bityo bikanga. Yamara kugira gutya umusaza akamubwira ati rero ubwo zikunaniye
kankwereke uburyo ki ingenzi ivuna. Umwana rero umusaza arazifata izo nkoni azishyira, agenda avuna imwe imwe. Isomo rero umwana umusaza yashaka kumwereka ko imbaraga ziri hamwe nta cyazitandukanye, kandi zigera ku bintu byinshi bikomeye. Ariko iyo zibashije gutandukanywa rwose nta kintu zigeraho, n'ibyo abantu benshi bashobora kugera gute kuba binjira ugasanga ari ufite umutima wo gufasha bikaba biranze neza bikaba biranze. Rero turabashimira cyane kuba hari ukuntu muri kubigenza. Imana ibahe umugisha rwose mwinshi cyane. Iyi ni inkuru nshyashya rero, ni ya Israel Mbonyi rwose. Turagira ngo tubamenyeshe ko ubu ngubu nk'uko nawe yabyivugiye, nuko amaze kuzuza 2 miliyoni z'abasubscribers. Wow, ni effort ikomeye cyane. Arakoze cyane rwose kuba yujuje 2 miliyoni z'abasubscribers. Ikintu gikomeye cyane, tumushimira kandi tumuha congratulation nka Humble Goodness TV. Ni iby'igiciro gikomeye cyane. Israel Mbonyi, ikomerezaho kandi ugomeze utugeze indirimbo nyinshi kandi nziza zifite ubutumwa rwose nk'uko usanzwe uzitugezaho. Turagushyigikiye cyane kandi ukomerezaho pe, ni iby'igiciro cyinshi cyane. Ubwo rero tujye tugomeza tubane namwe rwose. Ejo bundi nabwo nagiye mu gitaramo cyabereye muri Kigali, yari crusade y'umupasiteri umwe waturutse muri Angola. Izina ryiwe sinyibuka neza, iryo nibuka ni rimwe, amazina yari muri Angola aragorana. Iryo nibuka ni Chris. Aho rero hari hatumiwe abahanzi kazi bacu, harimo Dorcas na Vestine rwose badususurukije rwose muri Kigali, mbere yuko bafata rutemikirere berekeza muri Canada aho bita Vancouver. Bafite concert, bafite igitaramo rwose gikomeye cy'imbaturamugabo. Narashishikariza abantu bari muri Canada kuzakitabira, bakumva message Imana ibafitiye ibinyujije muri Dorcas na Vestine. Rero byari ibintu byiza cyane rwose, abantu barabyinnye barishima cyane kubera indirimbo zabo zagiye zibubaka n'ubu zikibubaka. Rwose nabifuriza umunsi mwiza rwose n'ibihe byiza bari kugirira hariya muri Canada rwose. Naho ibindi abantu nagiye numva amagambo atandukanye, bamwe bavuga ku bijyanye n'urushako, ariko reka mbabaze bana, niko kuki umuntu avuga akantu kamwe mukagakuramo utuntu twinshi, ngo Vestine urushako rwaramunaniye, ngo niyo mpamvu yagize gutya. Abwira Dorcas ati nushaka ukiri umwana uzambona, ati nzagukubita ibiti. Ariko rwose abantu rero nta wabashobora pe, abantu nta munoza. Rero ntukazajye twumva ijambo rimwe ngo tugende turirememo ibintu byinshi, ngo nuko tugendere gushaka ngo views. Oya, ntago ari byo, ntago bikwiriye. Tugomba kwisubiraho, kuko mushobora kuba mwatuma urugo rw'umuntu rusenyuka bitewe n'uko hari amagambo nk'ayo ngayo ari guturuka kuri social media ageze nko ku mugabo wiwe se, kandi na Vestine ubwiwe bimugiraho igikomere gikomeye cyane. Abandi numvishe bagenda bavuga ati Dorcas na Vestine Murindahabi bakikishije muri Canada. Ati buriya Vestine acitse umugabo, ati buriya rwose ngo urugo rwari rumumereye nabi, ngo biragaragara. Kandi nawe ngo yarabivuze kuri kamera za YouTube channel yabo, ibintu nk'ibyo.
ariko abantu nyine abantu ntabwo wabashobora tu. Gusa twebwe turabifuriza na byose, ndakomeza nifurize Vestine urugo rwiza, kandi mbifuriza n'ibihe byiza bazagirira muri Canada. Imana igomeze ibarinde kandi ibagirire neza, ibabe hafi. Rero ndabashimiye cyane, ndabashimiye mwe mwese twabanye muri iki kiganiro. Mbibutsa kujya mukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubasha kubagezaho ibiganiro bitandukanye bya buri munsi. Nge mwabanye mu kiganiro yari Hagenimana Adolphe, iyi mwakurikiranaga Rihambo Goodness TV. Mbifuriza kugira akazi keza n'umunsi mwiza ku bantu mwese mufite akazi. Namwe mudafite akazi ndabihanganisha, mbabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda nta gucika intege. Bye bye rero, mugire ibihe byiza. Bye bye.